kanseri nyinshi iyo zatangiye kwataka umuntu zigira ibimenyetso runaka, rimwe na rimwe bari n'ibimenyetso mpuruza, ariko rimwe na rimwe n'igihe abantu tubyirengagiza tukavuga okay meze gutya ni ibintu bisanzwe ukabinegirije, ariko hari igihe bari ibimenyetso bikwica cyangwa se bituma uva mu buzima hakiri kare. Reka tuganire ku bimenyetso bya kanseri y'ibihaha. Ibimenyetso bya kanseri y'ibihaha ni kanseri idapfa gukira, ariko iyo ifatanywe hakiri kare yigwe niri kuri stage 1 ushobora gufata treatment ikabasha gukira, ariko nanone iyo utiyitayeho umenye hakiri kare kiri kuri stage yo hasi, hari igihe bigorana cyane, hari igihe iyo izi kanseri zifatanye amazo mu nda zica vuba. Ntabwo ari kanseri y'amagufwa ngo bazagukura igufwa rimwe ngo bashyireho insimburangingo, nyine ni ibintu bigorana cyane. Niyo mpamvu akenshi ugomba kubyitondera. Reka turebe ku bimenyetso bya kanseri y'ibihaha. Kanseri y'ibihaha ishobora kwerekanwa, ikintu cya mbere n'inkorora idakira. Hari umuntu uhora arakorora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, agakorora akumva ndakorora n'ibintu bisanzwe, ariko utekereje neza iyo nkorora yawe ushobora gusanga atari isanzwe, ushobora kuba atari igituntu, ariko ari inkorora idasanzwe nyine iri kukunotisa ko ufite iyo kanseri yo mu bihaha. Ariko wowe nyine bitewe how busy you are, bitewe n'ibyo urimo, bitewe stuff tugiye dutandukanye turi kujya mbere mu buzima bwawe, ukavuga uti I'm not caring about these signs. Ariko tuba twaburiwe kenshi, umubiri wacu ujya kwigaranzura cyangwa se kutwigaranzura, twaburiwe. Ikindi ni gukorora amaraso ubwawe rero ni kuzana amaraso utikebye, ni ibintu bidasanzwe. Ariko se iyo ukoroye amaraso nyine urakoroye uzanye amaraso, turabizi ko iyo ukoroye hari andi matembabuzi agomba gusohoka mu mubiri wawe, ariko urakoroye muri ayo matembabuzi aho kugira ngo aze haje amaraso. My dear, ugomba kwitonda. Amaraso ni ikimenyetso mpuruza. Amaraso sometimes ni ikimenyetso kidasanzwe kikwereka ko hari ikintu kiri fishi kiri kujya mbere mu buzima bwawe. Ikindi ni ukubura umwuka. Akenshi iyo ufite kanseri kumeka birananirana, kumeka bikagorana, bikagorana kuko kubera ko igihaha nicyo kintu kiyungurura, niyo organ cyangwa se organe mu mubiri iyungurura umwuka. Ubwo rero iyo itari kubasha kubikora neza, cyangwa se iyo cyatangiye kunanirwa, kuko kanseri ica intege organ yose ifashe. Rero iyo watangiye kunanirwa, utangiye kubura umwuka, ibageze kuri stage nkuru kandi nkuru cyane. Ikindi ni ukubabara mu gatuza. Of course ugomba kubabara mu gatuza, kubera ko niba guhumeka biri kwanga ntabwo usa nkaho biforushije, ariko wabiforusa wagira ibimenyetso mpuruza, sibyo? Urababara mu gatuza, urakorora amaraso, urahumeka bigoranye, uri kubireba ukiyicarira, uri kubyumva ukituriza, ukumva ni ibintu bisanzwe. Ejo ukarwara ukagera kure utisemana kuki nabimenye, kandi umubiri watweretse ko hari ibimenyetso biri fishi runaka. Okay, maybe ibimenyetso wenda mvuze ibi ngibi byose biranga umuntu ufite kanseri y'ibihaha, ntabwo mvuze ko directly bivuze ko ariyo, ariko akenshi la majorite ibi ngibi nibyo navuga ko ari byo, navuga ko ari byo nyine biranga nyambere, cyangwa se la majorite babona cyangwa se bahura nabyo. Ubwo rero niba ubifite cyangwa se umuntu ubifite, wikwigunga gusa cyangwa se wicare ngo birebere aho ngaho, ujya no kwa muganga. Kwa muganga agupime, akubwire ko wenda uyifite cyangwa se utayifite, then umenye ko ugomba kwivuza, umenye ko ugomba kwitwara. Ubuzima buzaryoha, numara gukira buzaryoha, uzakora ayo mafaranga uri kwanga gutanga ngo ujye kwivuza, n'ibindi bigiye bitandukanye. So niba wakunze ikiganiro, bigomba gukorwa, do the needful, subscribing, sharing ku bandi, commenting, then liking. That is something that I forgot. So thank you so much.